Intambara ya mbere y'isi byatangiye yitwa intambara ikomeye, kandi birashoboka ko ujya wibaza impamvu ku isi hahora intambara, kandi ukibaza impamvu ibihugu bikomeza kubaka igisirikare gihambaye. Intambara ya mbere y'isi yakuye amahanga umutima, kandi ibihugu bikomeye byafashe ingamba ko hatazongera kubaho intambara iteye ubwoba nk'iyari imaze kurangira. Bidateye kabiri, intambara ya kabiri y'isi yose nayo yarabaye. Ku iherezo ry'iyo ntambara, amahanga akomeye yafashe ingamba zo gukangura umuryango w'amahanga SDN cyangwa Société des Nations wari warasinziriye, maze ukanguka ari umuryango w'abibumbye ONU cyangwa Organisation des Nations Unies. Ibyo byakozwe hagamije kubaka ingufu zizatuma ku isi intambara zihagarara burundu no gukemura amakimbirane y'ibihugu intambara zitaraba. Ariko kandi amahoro yarabuze, kandi ibihugu bikomeye bikomeje gukora ibitwaro bikomeye no gufata ingamba z'ubwirinzi kubera gutinya ko hashobora kubaho indi ntambara ikomeye. Kubera ingufu isi imaze kubaka mu bya gisirikare n'itumanaho, abashakashatsi mu by'ingufu n'igisirikare bemeza ko haramutse habayeho indi ntambara ihuje ibihugu bikomeye yaba ari kirimbuzi mu rugero ruhanitse cyane. Amahanga atinya ko hashobora kubaho intambara irimo intwaro zikomeye zizwi ndetse n'izitazwi. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro, kora subscribe kandi ufungure inzogera, maze winjire mu muryango mugari w'abakunda ibyegeranyo ku mateka y'isi, ubushakashatsi mu bya siyanse ndetse n'ibindi. Itariki ya 28 Kamena mu mwaka wa 1914, François Ferdinand igikomangoma cya Autrichia na Hongria hamwe n'umugore we bishwe n'ikihebe cy'umuserbe i Sarajevo muri Bosnia. Ibyo nibyo byabaye imbarutso y'intambara ya mbere y'isi yose. Intambara ya mbere y'isi yatangiye ku itariki ya 28 Nyakanga 1914, hashize iminsi 30 gusa François Ferdinand we n'umugore we bishwe n'ikihebe cy'umuserbe i Sarajevo. Byagenze gute? François Ferdinand akimara gupfa, umwami w'abami Guillaume yagiriye inama ubwami bwiyunze bwa Autrichia na Hongria gutera Serbia igamije kwihorera. Ubudage bwijeje Autrichia ko buzayitabara. Hagati aho Autrichia, Hongria n'Ubutaliyane byari bisangiye amasezerano yo gutabarana mu kiswe inyabutatu y'ibihugu byiyunze Triple Alliance. Ubudage bukimara kwizeza Autrichia ko buzayitabara, yahise itangiza intambara kuri Serbia ku itariki ya 28 Nyakanga 1914 hagamijwe kwihorera gusa. Uburusiya bwahise butabara Serbia, maze Ubudage bwisanga buhanganye n'Uburusiya ku rugamba. Ubufaransa bwari mu cyitwa inyabutatu y'ibihugu byumvikana Triple Entente, yari igizwe n'Ubufaransa, Ubwongereza n'Uburusiya. Bwagiye gutabara Uburusiya kuko byari bifitanye amasezerano yo gutabarana. Nguko Ubudage bwisanze buri kurwana n'Ubufaransa. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro cy'amateka, ahibazwa uruhare rw'amadini na politiki y'umuryango w'abibumbye mu kugarura amahoro ku isi, n'umuntu cyangwa umuryango uzaryozwa amaraso y'abantu baguye mu ntambara na za jenoside byabaye ku isi mu myaka isaga 100 ishize. Uri mushya se kuri umuyoboro wa YouTube channel, nguhaye ikaze. Kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo nihajyeho ikindi kiganiro cy'igita kikugeraho mu buryo bwihuse. Kora like niba ukunze ibyo dukora, jya muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo, kuko hari igihe dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Rwose nongere nti ikaze. Nkuko nari maze kubikubwira, François Ferdinand akimara gupfa, umwami w'abami Guillaume wa kabiri yagiriye inama ubwami bwiyunze bwa Autrichia na Hongria gutera Serbia igamije kwihorera. Ubudage bwijeje Autrichia ko buzayitabara, maze itangiza intambara kuri Serbia ku itariki ya 28 Nyakanga 1914. Uburusiya nkuko nabivuze bwahise butabara Serbia, maze Ubudage bwisanga buhanganye n'Uburusiya kuri urwo rugamba. Ubufaransa bwari mu cyitwa inyabutatu y'ibihugu byumvikana, bwagiye gutabara Uburusiya, kandi nuko Ubudage bwisanze buri kurwana n'Ubufaransa. Kugira ngo Ubudage bufate kandi busenye Paris mu buryo bworoshye kurushaho, bwateye Ububirigi bwari bwariyemeje kutagiraho bugamira bubishyigikiwemo n'Ubwongereza. Nguko Ubwongereza bwateye Ubudage, kuko Ubwongereza bwahise butabara Ububirigi. Ibindi bihugu nabyo byaje kujyamo, maze Ubutaliyane buhindura uruhande bwari bogamiyemo bwisuka mu ntambara. Ibihugu by'Uburayi byisanze gutyo mu ntambara bitateguye, bijyanywe no gutabara bigenzi byabyo gusa. Igitabo The World Book Encyclopedia kivuga ko umubare w'abasirikare bapfuye n'abakomeretse wageze kuri 37,000,000, kandi kivuga ko umubare w'abasivili bapfuye ugera kuri 5,000,000. Abantu baguye muri iyo ntambara 80% bivuga ko bishwe n'inzara, kuburaho kuba, indwara n'ibindi. Nyuma y'akaga gakomeye katewe n'intambara ya mbere y'isi, amahanga yafashe umwanzuro wo kwiyunga no gushyiraho umuryango mpuzamahanga wafasha mu gukumira ko hazongera kubaho indi ntambara ikomeye mu isi nk'iyari imaze kurangira. Nguko mu mwaka wa 1919 hatangiye gutegurwa umushinga mugari wo gushyiraho umuryango mpuzamahanga uhuriweho n'ibihugu byinshi wari ugamije gukumira ko hazongera kubaho intambara ikomeye nk'iyari imaze kurangira. Usibye abanyapolitiki n'ibihugu bikomeye, abayobozi b'amadini nabo batangiye ibikorwa bigaragaza ko bifuza kwivanga muri politiki y'isi, bagamije kuyifasha mu bikorwa no mu bitekerezo kugira ngo amahoro aboneke.
Intambara ya mbere y'isi yatangiye kuwa 28 Nyakanga 1914 maze irangira ku itariki ya 11 Ugushyingo mu mwaka wa 1918. Mu kwezi kwakurikiyeho guhera ku itariki ya 18 Ukuboza mu mwaka wa 1918, inteko ubu yitwa Inama y'Igihugu y'Amatorero ya Kristo muri Amerika mu rwego rwo gushyigikira icyifuzo cyo gushyiraho umuryango w'amahanga yafashe umwanzuro uvugwamo ibi bikurikira: umuryango w'amahanga si uburyo bw'imikorere ya politiki gusa, ahubwo ni ukwiyerekana ku bwami bw'Imana ku isi mu buryo bwa politiki. Muri uwo mwanzuro, Inama y'Igihugu y'Amatorero ya Kristo muri Amerika yasabye ko Kiliziya isabwa kugaragaza umwuka w'ubufatanye kandi ivuga ko umuryango w'amahanga ushingiye ku ivanjiri. Iyo nteko yavuze ko kimwe n'ivanjiri, intego yawo ni ukubungabunga amahoro ku isi no gushakira abantu icyatuma bamererwa neza. Nyuma y'iminsi 15 ku itariki ya 2 Mutarama mu mwaka wa 1919, ikinyamakuru San Francisco Chronicle cyasohotse kiriho umutwe uvuga ngo Papa araharanira ko umuryango w'amahanga wa Perezida Wilson wemerwa. Bigeze ku itariki ya 16 Ukwakira 1919, hari icyifuzo cyashyizweho umukono n'abakuru b'amadini akomeye bagera ku 14,450 maze gishyikirizwa Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kisaba kwemeza amasezerano y'i Paris yateganyaga ishyirwaho ry'umuryango w'amahanga Société des Nations. Nubwo Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigeze yemeza ayo masezerano, abayobozi b'amadini yita ya Gikristo bakomeje kwamamaza umuryango w'amahanga. Ni gute uwo muryango watangiye? Itangazo ryasohotse mu kinyamakuru cyo ku itariki ya 15 Ugushyingo 1920 ryandikiwe mu Busuwisi ryagiraga riti: itangizwa ry'inama ya mbere y'umuryango w'amahanga rimaze gutangazwa muri iki gitondo saa 5 hakoreshwa inzogera zo muri Kiliziya zose z'i Geneve. Ku itariki ya 28 Kamena 1919, i Versailles mu Bufaransa hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro yarakuyemo amasezerano yashyiragaho umuryango w'amahanga. Na mbere y'uko ayo masezerano y'amahoro ashyirwaho umukono, twabivuze ko Inama Nkuru y'Amatorero ya Kristo muri Amerika yatangaje ku mugaragaro ko uwo muryango wari kuba ari umuryango wa politiki uhagarara ubwami bw'Imana ku isi. Kandi na Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonye inyandiko nyinshi yoherejwe n'amadini yayisabaga kwemeza ayo masezerano yashyiragaho umuryango w'amahanga. Ngaya amateka yo muri iki gihe yemeza ko idini ridatana na politiki no gufata ibyemezo kandi rikaba umujyanama w'ibanze. Reka dusimbuke gato tuvuge ku by'intambara ya kabiri y'isi yose. Ku itariki ya mbere Nzeri mu mwaka wa 1939, ingabo z'Ubudage bw'Abanazi zateye Polonye. Nyuma y'iminsi ibiri, Ubwongereza n'Ubufaransa byemeje kurwana n'Ubudage kugira ngo bitabare Polonye. Nk'uko intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye, Polonye yahise ineshwa, maze bidatinze ingabo z'Ubudage zitera Danemark, Norvège, Ubuholandi, Ububiligi, Luxembourg n'Ubufaransa. Igitabo The World Book Encyclopedia kigira kiti: mu mpera z'umwaka wa 1941, Ubudage bw'Abanazi bwari bwarigaruriye umugabane w'Uburayi wose. Nubwo Ubudage na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byari byarasinye amasezerano y'ubushuti, ubufatanye hamwe no kutavogerana imipaka, Hitler yaje kwambuka atera mu gihugu cy'Abasoviyete ku itariki ya 22 Kamena 1941. Ibyo byatumye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zijya ku ruhande rw'Ubwongereza. Ku itariki ya 6 Ukuboza 1941, ingabo z'Ubudage zakubita inshuro i Moscow. Ibi bigaragara bukeye bwaho, Ubuyapani bwari bufatanije n'Ubudage mu burakari bwinshi bwasutse ibisasu i Pearl Harbor muri Hawaii. Hitler amaze kumva ibyo Ubuyapani bwakoze, yabwiye abamufashaga ko ingabo z'Ubudage zidashobora gutsindwa. Ku itariki ya 11 Ukuboza, yiyemeje abigiranye ubuhubutsi kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zije muri iyo ntambara ziri ku ruhande rw'Ubwongereza. Yirengagije imbaraga za Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza, aho kumanika amaboko akomeza urugamba. Ingabo z'Abasoviyete zateye zituruka mu burasirazuba, maze z'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatera zituruka mu burengerazuba. Nuko bidatinze ibintu bihinduka ibindi kuri Hitler. Bidateye kabiri, ingabo z'Ubudage zatangiye kugenda zitakaza intara ku yindi. Mu rwego rwo gushoberwa, bivuga ko Hitler yiyahuye ari kumwe na mushiki we, kandi aho amariye kwiyahura, Ubudage bwaje kwemera ko butsinzwe n'ibihugu byiyunze byaburwanyaga. Ku itariki ya 7 Gicurasi 1945, nibwo hemejwe burundu ko intambara y'iswi ya kabiri y'isi yose yari irangiye. Ibihugu bisa n'ibyatsinze iyi ntambara byose byasigaye birebana y'ingwe kugira ngo hamenyekane ugomba kuyobora isi, akayibera umupolisi, hagamijwe kubaka ubuhanganye n'igitinyiro ku buryo ibindi bihugu bitinya kuba byakongera gutegura intambara y'isi. Kandi uku guhiganwa kwari hagati y'ibyo bihugu kwahindutse intambara yo kurebana igitsure, Guerre Froide cyangwa Cold War, yatangiye mu mwaka wa 1948 kugeza mu mwaka wa 1989. Byongeye kandi mu mwaka wa 1991, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nk'igihugu cyari gihangange nazo zarasenyutse.
Ku itariki ya 26 Kamena mu mwaka wa 1945 i San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijwi rya za fanfare ibihugu 50 byemeje amahame remezo y'umuryango w'abibumbye. Uwo muryango wari ufite intego yo kubumbatira amahoro n'umutekano mu rwego mpuzamahanga. Hari byinshi umuryango w'amahanga wari uhuriyeho n'umuryango w'abibumbye. Kuri iyo ngingo igitabo The World Book Encyclopedia cyagize kiti mu buryo runaka umuryango w'abibumbye usa n'umuryango w'amahanga washyizweho nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Ibyinshi mu bihugu byashinze umuryango w'abibumbye nibyo byari byarashinze umuryango w'amahanga. Kimwe n'umuryango w'amahanga, umuryango w'abibumbye washyiriweho kubumbatira amahoro hagati y'ibihugu. Imiryango y'ingenzi ishamikiye ku muryango w'abibumbye ahanini isa n'iyari ishamikiye ku muryango w'amahanga. Gusa ibihugu biwugize birenga 190 bikaba ari byinshi cyane ugereranije na 63 byari bigize umuryango w'amahanga, kandi nanone wihaye inshingano ziruta iz'uwo wasimbuye. Bibiliya yaragize iti inyamaswa y'inkazi wabonye yariho ariko ntikiriho, nyamara igiye kuzamuka ivi kuzimu kandi igomba kurimbuka. Abatuye isi nibabona iyo nyamaswa y'inkazi yariho ariko ikaba itakiriho, nyamara ikaba izabaho, bazayitangarira bayishimiye, ariko amazina yabo ntiyanditswe mu muzingo w'ubuzima kuva urufatiro rw'isi rwashyirwaho. Abatuye isi batangara icyo gihangange gishya cyakoreraga ku cyicaro cyacyo gihambaye kiri ku nkombe za East River i New York. Ariko kandi umuryango w'abibumbye wananiwe kuzana amahoro n'umutekano nyakuri. Mu gice kinini cy'ikinyejana cya 20 amahoro ku isi yashoboye kubumbatirwa gusa bitewe no gutinya kurimburana, kandi guhiganwa no gucura intwaro bikomeje gukaza umurego mu buryo buhambaye. Nyuma y'imyaka igera kuri 40 umuryango w'abibumbye ushinzwe, mu mwaka wa 1945 umunyamabanga mukuru wawo Javier Perez yinubye agira ati tugeze mu gihe gishya cy'abafana kandi ntituzi icyo twabikoraho. Nawe yiboneraga ko ntacyo wagezeho kandi yari afite icyizere gike niba hari ikintu gifatika uzageraho. Ni gute abasesengura babona ibintu? Umuryango w'abibumbye nta muti w'ibibazo ufite. Kubera iki? Dore ibyo dusoma mu byesho igice cya 17 umurongo wa 3 hagira hati nuko anjyana mu butayu binyuze ku mbaraga z'umwuka, maze mbona umugore wicaye ku nyamaswa y'inkazi itukura kandi yari yuzuyeho amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ibi bisobanurwa bite? Ibivugwa kuri iyi nyamaswa itukura bitandukanye cyane na ngenzi yayo byenda gusa ivugwa mu byesho igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Izo nyamaswa zombi zifite imitwe 7 n'amahembe 10 ariko ziratandukanye cyane. Ivugwa mu gice cya 17 yo yuzuyeho amazina yo gutuka Imana, iratukura, ariko iyo mu gice cya 13 ntago itukura. Iyo mu gice cya 17 yavuye ikuzimu, mu gihe yo mu gice cya 13 yo ivugaho ko yavuye mu nyanja, kandi iyo mu gice cya 13 ifite amakamba cyangwa ibisingo ku mahembe yayo, ariko iyo mu gice cya 17 yo ntabyifite. Abasesengura iby'ubuhanuzi bemera ko iyi nyamaswa ivugwa mu gice cya 17 ari umuryango w'amahanga nyuma waje guhinduka umuryango w'abibumbye. Mu byesho igice cya 17 umurongo w'8 hagira hati inyamaswa y'inkazi wabonye yariho ariko ntikiriho, bishatse kuvuga umuryango w'amahanga SDN wagiyeho nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, ariko wananiwe gusohoza inshingano zawo uvaho, cyangwa usa n'udakora nk'uwapfuye maze intambara ya kabiri y'isi yose irarota. Bibiliya ikomeza igira iti nyamara iyo nyamaswa igiye kuzamuka ivi kuzimu. Ni ukuvuga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose inyamaswa yongeye kuzuka, yongeye kubaho, noneho iza ari umuryango w'abibumbye ONU. Rwose abatuye isi baratangaye cyane igihe icyo gihangange gishya cyakoreraga ku cyicaro cyacyo gihambaye kiri ku nkombe ya East River i New York. Igitabo kimwe cyagize kiti hagati y'ukwezi kwa Kanama n'Ukwakira 1944 nibwo i Dampton ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangiye umurimo wo gutegura amahame remezo y'icyari kuzitwa umuryango w'abibumbye. Ayo mahame remezo yashyizweho umukono n'ibihugu 51 harimo n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Bityo ubwo ayo mahame yatangiraga gukurikizwa ku itariki ya 24 Ukwakira 1945 umuryango w'amahanga wari warapfuye, wari uvuye ikuzimu, wongeye kubaho. Abahanga bemeza ko umuryango w'abibumbye ari igishushanyo, kuko ibyo wihandagaje uvuga ko uzazana byarawunaniye rwose. Nubwo umuryango w'abibumbye washobora gutuma habaho amahoro mu gihe runaka, intambara ntizatinda kongera kurota, kandi nabwo wagiye uregwa kwifatanya muri izo ntambara. Kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, ingabo z'umuryango w'abibumbye zifatanije mu ntambara kandi zirica mu buryo bugaragara. Mu mwaka wa 1950 abasirikare b'umuryango w'abibumbye bagize uruhare mu ntambara yashyamiranyije Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Muri iyo ntambara abasirikare b'umuryango w'abibumbye bafatanije n'abakorea y'Epfo bishe abanyakorea ya Ruguru n'abashinwa bagera kuri 1,420,000.
byongeye kandi abategetsi b'isi hakuyemo na Papa Paulo wa gatandatu hamwe na Yohana Paulo wa kabiri ntibahwemye kwemeza ko icyo gishushanyo ari cyo byiringiro rukumbi by'abantu kubirebana n'amahoro. Batsindagirije bavuga ko abantu baramutse batemeye gukorera icyo gishushanyo bazarimburana ubwabo, bityo mu buryo bw'ikigereranyo bicisha abantu bose banga kwifatanya n'icyo gishushanyo no kukiramya cyangwa bakabagambanira gutyo. None se imihati y'umuryango w'abibumbye izazana amahoro ku isi? None se bazafatanya n'amadini babonera abantu amahoro arambye? Mu mihati umuryango w'abibumbye ushyiraho kugira ngo utere abantu inkunga yo kugira ibyiringiro, watangaje ko umwaka w'1946 wari umwaka w'amahoro ku isi hose, ukaba wari wihaye intego ivuga ngo kubumbatira amahoro no kwita ku mibereho myiza y'abantu yo mu gihe kizaza. Ibihugu byari mu ntambara icyo gihe byasabwe gushyira intwaro hasi nibura mu gihe cy'umwaka umwe. Ibyo bihugu byabyakiriye bite? Dukurikije raporo yatanzwe n'ikigo cy'ubushakashatsi ku byerekeye amahoro mpuzamahanga, abantu bagera kuri miliyoni 5 barapfuye bitewe n'intambara zabaye mu mwaka w'1946 wonyine. Ku itariki ya mbere Mutarama mu mwaka w'1946, Papa Yohana Paulo wa kabiri yashimagije ibikorwa by'umuryango w'abibumbye, maze uwo mwaka mushya awita umwaka w'amahoro. Kandi ku itariki ya 27 Ukwakira yahurije abayobozi b'amadini menshi ku isi ahitwa Assise mu Butaliyane kugira ngo basenge basaba amahoro no kubasaba gushyigikira ibyemezo n'icyerekezo cy'umuryango w'abibumbye. Urugero, muri Kamena mu mwaka w'1965 mu isabukuru yawo y'imyaka 20, intumwa za Kiliziya Gatolika, iza Kiliziya y'Aborthodox y'Iburasirazuba, iz'Abaprotestani, iz'idini ry'Abayahudi, iz'Abahindu, iz'Ababuda n'iz'Abisilamu zari ziteraniye i San Francisco zitwa zihagarariye abantu bagera kuri miliyari 2 ku isi kugira ngo zemeze mu ruhame ko zishyigikiye umuryango w'abibumbye kandi ko ziwushima. Igihe Papa Paulo wa gatandatu yasuraga icyicaro cy'umuryango w'abibumbye mu kwezi Ukwakira 1965, nawe yavuze ko uwo muryango ari umuryango mpuzamahanga uruta iyindi yose, ndetse yongeraho ati abantu bo ku isi bagomba kwisunga umuryango w'abibumbye kuko ari wo mizero ya nyuma y'ubwumvikane n'amahoro. Byarabaye se byahe byokajya? Nanone Papa Yohana Paulo wa kabiri yasuye umuryango w'abibumbye mu kwezi Ukwakira 1979, maze atangariza imbere y'uwo muryango ati niringiye ko umuryango w'abibumbye uzakomeza iteka kuba urubuga rw'ikirenga rw'amahoro n'ubutabera. Igihe yari yasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nzeri 1947, ikinyamakuru The New York Times cyagize kiti Papa Yohana Paulo wa kabiri yibanze ku ruhare rwiza umuryango w'abibumbye wagira mu guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga bushya. None se koko umuryango w'abibumbye uzazana amahoro ku isi? None se imikorere y'amadini yo gufatanya na politiki z'isi twizere ko bizazanira isi amahoro? Amateka agaragaza ko idini ryivanze muri politiki kandi ryagiye riba nyirabayazana y'ibikorwa byinshi byo kumena amaraso mu binyejana byashize. Igitabo cyitwa Christian Santore cyasohotse mu cyumweru cyo ku itariki ya 30 Kanama 1995 cyavuze ibiheranye n'imivurungano yabaye mu cyahoze ari Yugoslavia, kigira kiti mu turere twa Bosnia tugenzurwa n'Abaserbe, abapadiri bari ku isonga ry'abitwa ko bagize inteko ishinga amategeko, bakaba kandi ku isonga ku rugamba, aho bahumugisha imitwe y'ingabo n'intwaro mbere yo gutangiza imirwano. Icyo gitabo cyakomeje kigira kiti iki kinyejana kirangiye ibyabaye mu Rwanda, igihugu kizwi ko 80% by'abagituye ari Abagatolika, idini ryarandagaye rwose. Ikinyamakuru The New York Times cyo ku itariki ya 7 Nyakanga 1995 cyaranditse kiti Glorious, ikinyamakuru kigenga cya Gatolika cyandikwa n'abayoboke kikandikirwa i Lyon mu Bufaransa, kirateganya gushyira ahagaragara abapadiri barenze 27 b'Abanyarwanda n'ababikira 4 cyavuze ko bishe cyangwa bashyikiye ubwicanyi bwabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu witwa African Rights w'i Londres wagize uti uretse kuba amadini agomba kuryozwa kuba yaracecetse maze akarebera gusa, nanone ashinjwa ko bamwe mu bapadiri, abapasiteri n'ababikira bayo bagize uruhare mu itsembabwoko. Ariko se umuryango w'abibumbye ntushobora kuba intumwa nyakuri y'amahoro koko? Ijambo ry'ibanze ry'amahame remezo ya ONU ryanditswe muri Kamena 1945 haburaga iminsi 41 ngo bombe ya kirimbuzi isenye Hiroshima na Nagasaki, ryavuze ko intego yawo yari iyo kurinda abantu bo mu gihe kizaza kugira ngo batazongera kwibasirwa n'intambara. Ibihugu 50 byari kuba bigize umuryango w'abibumbye byagomba guhuriza hamwe imbaraga zabyo kugira ngo bibumbatire amahoro n'umutekano mu rwego mpuzamahanga. Muri iki gihe umuryango w'abibumbye ugizwe n'ibihugu birenga 190 byose byitwa ko byitangiye kugera kuri iyo ntego. Nyamara uko imyaka igenda ihita amahoro agenda arushaho kubura mu isi.
uko imyaka igenda ihita umuryango w'abibumbye warogejwe ugezwa cyane cyane n'abayobozi b'amadini. Ku itariki ya 11 Mata 1963 Papa Yohana wa 13 yashyize umukono ku rwandiko yandikiye abasenyeri bose rwari rufite umutwe uvuga ngo Pacem in Terris mu Kilatini, naho mu Kinyarwanda bisobanurwa ngo amahoro ku isi. Aho yaravuze ati turifuza tubikuye ku mutima k'umuryango w'abibumbye mu miterere yawo no mu mutungo wawo washobora kurushaho gutunganya imirimo myinshi kandi y'ingenzi ushinzwe. Muri iki kiganiro twibanze ku mateka y'umuryango w'abibumbye watangiye witwa umuryango w'amahanga mu mihati yawo yo kuzana amahoro n'umutekano hano ku isi, kandi twavuze n'ukuntu amadini yagiye yivanga mu bibazo byawo yemeza ko uwo muryango ari uhagararira ubwami bw'Imana hano ku isi. None se amateka yagaragaje iki? Mbese abantu n'imiryango yabo nabo kwiringirwa ku buryo bazashakira isi amahoro kandi akaboneka? Jya muri komenti uduhe ibitekerezo. Wisanzure mushya se kuri muyoboro wa YouTube channel, ngaho kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ntihagire ikindi kiganiro kijye kikugeraho mu buryo bwihuse. Ukore like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo, kuko kenshi tujya dutegura ibiganiro byacu tugamije gusubiza ibibazo by'abakunzi bacu. Ndagushimiye kandi ibiganiro byacu nakagaruka.